abadukurikiye duhinduye ibyicaro tugiye kumuga gitumo hari abandi bavandimwe bagiye kumuzana gahunda zigiye gukora live tugiye gukora hano yaba tubona sasa tugiye kwihisha oya hano hari ahantu henshi hajya hatandukanye n'ugiye ngara kubona oya hano nibwo tambona bebe aha ntabwo ari neza aha ntabwo mbona aha ntabwo mbonye byatabe ibindi bintu nyine nicyo kibazo wowe ireba ukuntu wihisha isango ino hano azareta nkubita amaso agatamuna cyangwa reka nkwereke ubundi sisi karisezanyo wowe niyo wasohoka kubona wizamukira oya ikibazo kubonye byose igihe azi ko no munsi afite anniversaire tabateye ko ntabwo byibuka yaje ate Oliva yo tabati yaje ate musati uretse gatoya Ivete agiye kumureba Ivete mutwaje umwana umvise mugarana ko atazo ko ntabwo gutya mbona mani ntabwo yambona igitumo yacu ratangiye ntabwo yambona egera hano kuri buje nyine akose mu biki ikibiriti mu ntoki umva mwegere hano namwe muite muririmba uramubonye man yaje yaje akarapfa aso tuti ngetse ko rangana man Semani ibintu kucyuma mutabipanze neza man igoye n'umuntu twabwira fanyasha ko afotora sa fotore biki ese kana ubase je namaje kumubona wamubona ikibiriti mande abadukurikiyeho muri hose gitumira kozwe ngo mu diaspora ariko abadasiba baragowe n'ukuri kw'Imana baragowe ngo yaje mu Rwanda ngo yageze indira muzanye fani kuri buje nimuna muri amana Ivete aramugambaniye amategeko numbe kuryoshye baje mani baje ikibiri twagifite igo cyana uze dusohoka natugabanyije ku muziki copyright nadufungira Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Zimya buje basi. Zimya buje. Happy birthday baby. Diaspora kuza. Nani inkuru utagwa Wumutuje sisi wimani ngereza umutima urarize iri bebe rira mama anchiki mana vesha oya apana kandi nana yafashije akiri umubone nani nago hasi turasere akoshe mana arize Pressure ziravuna ngo pressure zanjye nina tukoreka wisha yarati yangari pressure zanjye ikanzu nikaze nguragira gute darameza ngwino Fresh ndagutera izindi bebe ndagutera fresh mugabanye ibintu kumeza mugabanye bebe akoshe bebe mudakanga gupfundura twegereze urufunguzo muvana ibintu ku murongo wirira bebe yego sha akoshe mana muri karire
mumurekarire irira basi oya murekarire ngarira oya mumurekarire rira we gusa murekarire ngaho rira go ahead bebe ngarira fresheri zanjye fresheri ngarira ikiri kizi kandi nabaye ngo amugize gute n'ibiki fresheri zanjye ratu mudaspora ndi hano wenda gute umuryango baze kwemera ko abadiaspora bakuza aho muri hose tubafite Fanta sheri nipanashi nagapanashi mwador funguzo Elize mwador funguzo happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Olga happy birthday to you no umva ara amazi n'ibindi biryo amazi n'ibindi byose ikanzu ngaho basi w'ugutuje niyo gahunda hama bebe hama ikanzu yanjye yagutwaje umwana ari uburyo aryo yagutwaje umwana ari urukundo bebe basi tara ntabwo byongera oya mumureke basi ako mana ona isiaka ona kisura cha upole kama mama yangu bebe basi kamera sheri basi pole bebe turakunda my dear sister we love you baby love you so much jikaze basi I love you je t'aime I love you je t'aime kata keke kata ngore sawa yako na post ikanzu yangu ikanzu ngona kapicha kako nitaka post kubera ko isiaka na kapicha kako nitaka post okay basi dot ngafata keke isiaka basi banzu mufata agara gutya bare fanya hivi agara gutya banzu mufatira keke yawe bebe ati twanda tumufotora mufotora fata phone bebe acha nikupiga chako abadukuriye tumo turabikora live inda yishe umuntu reka inda yishe umuntu mera neza umutuje warebye nyamanza acha kurira dada I love you bebe kubera ko rero uretse gatoya aca kubera ko rero uri single searching ugiye kubyikatira iyo agangana n'umuhungu wowe wenyine na brand zira nayo uzariki agiye kwikata nta mukunzi agira nawe uhari wirakara basi wirakara na murundi yanze kuza na muyundi yanze kuza ako mana yikatire wenyine akoshe mana my sister yikatire ufite n'imbaraga bari icyo uramutse basi reka mufashe let me help you reka mwereka akantu gato ako se wagiye unatu orohamo unushaka utwange nushaka ugire gute radio bakatugabiza amana bakira bebe erize mugire amana bakira Gasi cyose nanjye cheka tu nacheka tu ntorya icyuma umva utuje shane birebe imbugi itazi guhanye wayumvise basi wirira bebe kinaga ari icyuma cya cyuma ni pirate yego rana cyose sister uno munsi wakiriye ute n'abadukurikiranye igihe kibabwira how do you feel bebe ikanzu Fresheri icya kabiri
Sheri nagutwaje umwana kugira ngo batamwanduza akira nguhe. Sibyo? Happy birthday. Turagukunda. nyuma y'agahinda n'umubabaro n'ibindi biri gutegezwa imbere zawe. We love you baby. ariko bamuga bibuce he reba amazi inzoga fanta telefone marande none nagaza kumvugisha cyane ari bwazongera afite umushinga umujinya ntabwo uzongera kamera ze zari sikwa nari inyuma ya kamera nabaretse kuri ngo banza buretse rata ntabwo ari urwango turagukunda akira na karenze ndabizi ko gakunda ndabizi ko gakunda rata hagiye ngo mutere gutomera umunuzi Soboku yanjye nayo kumenyeho umva utuje rata ego ko gaje gwaterese tori bebe wari desperate ntabwo yaje iyi ni inyota ivanze n'inzara umva reka mbabwire ese yamwegereze mikoro kanzu yanjye na fresheri zanjye ubuzima bigenza none se murumuna wa mukuru wawe wese ubikora tete niwe utanga fresheri maze fresheri ari ziyari ariko ri ubu nasize mu rugo muteye make up bisanzwe ngo turya amafoto wumva ko yari amafoto y'ubusa nzane mbatamika nanjye se mama gutamika se ntabwo ari umuvandimwe yewe turi inshuti magara arimo aratitira Muvandi nagutwaje umwana ngukunze. Sibyo? Cece naryoshye uyu mwaka Oliva yawubonyemo umwana uyu mwaka awuvutsemo anawishimiyemo komeza utere imbere yuza sifu reka mutane Kure ujya mbere. muri n'abana murye noneho murye ngaba dukurikiye kuri Kigali Trend ku Kigali 5 kuri Dream TV icyo babwira tunasoza abakunzi ba Kigali Trend ntabwo mbaheruka n'aba Dream TV Dream TV nayo turi live ahantu hose shiri. Dream TV yambere ntabwo nyeruka na Kigali 5 Kigali 5 gusigaye tubana muri iyi minsi yego na fani baramubuze nawe arimo gutambuka yaje gusa nyine barantunguye ntabwo nari mbizi gusa nanone ndabyishimiye nubwo make up zawe ntabwo n'ikanzu yanze byarangiye. naje nambaye neza rata hari ubwo mwaye munsi nambara gutya basi ko nambaye gutya kubera ko wari ugiye gura n'umudiaspora nari nzi ko ari umudiaspora ngewe nanje n'ubura nawe zambaye ikanzu shininga none reba ibintu bangu uvuga ngo akadorari urakabye kugira ngo abane bamushere ase mureke kurya amakeke murayarya mwitonze mwicare neza murye neza mwitonze kandi adukwitamo akarawundi bakabahe hari ikibazo urishurikize none se Amadiaspora arishura. akakara wa diaspora we bari bapanze kuza uzaza ryari rero baranije kukureba yanarakaye ubyakira ute ko kuri anniversary yawe kuba turi kumwe n'umuntu ukuntu ngo turaba papa w'umwana akaba yanze kwitabira uramubwira iki muri ya system yacu nyine muri kino gira uramubwira iki yari kuzanga ageze yanga kuza utumiwe nande namutumiye n'abandi bavandimwe njye nabyo nari nzi gusa niyuza no stress mwari kuyikatana mugatamika nta kibazo nkatana nande umuvandimwe mfana iki nawe yari kuba hari nk'uko kibahuza nyine ni kimwe oya twe turabavandimwe ariko we uko yagutamitse ari kutamika nk'uko yagutamitse birashoboka ariko we urumva ntabwo umuhakana ko ari papa w'umwana wawe ariko yari kuza akaba nibura n'ibyishimo ari kugira muri kumwe birumvikana ndabeshya njye nta mutima mubi iyo uhaba wari kwifatanya natwe nta bintu bya danje ariko ibindi bintu uri kuvuga ntabihari ikiyaga ngo hari uza atari ngo zahaba zahamubera ariko muri kuntu nabaye neza none se ko ngewe bashiki banjye buri ibyishimo nk'ibi nakugira ibi bintu ni Ibintu ni Yesu.
wabikoze we turaneze ariko ni twebwe twabiteguye we mureke ni twebwe twabiteguye we ni ukuri kw'Imana ibi bintu ni twebwe tubikoze we turanagukunda twashyigikiwe n'Imana we none tubigezeho twashyigikiwe akono ibintu ni Yesu wabikoze hamwe ndabavugisha akanwa hanjye wari fara gutera indirimbo y'ishimwe hari impamvu ibyimera wakwicaye mani umwana reko riva yafite umwana Oliva natubwire hari impamvu reka turimbira indirimbo ashaka ushima Imana mutima wanjye we shima Imana uwakubatuye shima Imana uwe rudahemuka shima Imana mutima wanjye we shima Imana uwakubatuye shima Imana uwe rudahinduka nari kure yabyiringiro namba nari mfise by'amasezerano y'ibizaba haleluya nari kure y'Imana nari kubu bigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinyigenda niganyira haleluya mwana wihoraho yanguza amaraso Yesu we arankunda bihambaye uwo wera nahinduka haleluya rwamuguza amaraso ye ndashima Imana yo igeze amasani n'abantu mwereka mbabwire naniyama abantu bava kuri umusiramu kandi ndimo z'abakristo ariko ngo isi niba bibonye ngo isi yakanatiti ngo bakiriye ngo agakiza umva ahari aho bavuga Imana neza batayituka turahari utabasha kuririmba urumva bamushyizeho ikibeto urumva wariyanze bari kandi indirimbo ngo muririmbire Uwiteka indirimbo nshya kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu aje kutumara agahinda adukureho ibyago muze tumusange araturuhura bati koko u Rwanda rufite ati koko u Rwanda rufite umunyarwanda niyo slogan umunyarwanda niyo slogan sibyo rata igishatu twarakiramo bebe welcome mugakapu rata isya merci sibyo n'abavandimwe ndabashimira urumva birenze n'ibyo utekereza ibyo tugomba kubyirengagiza ariko muri ku muvandimwe ntabwo muri hanze kuri mayibobo I'm here for you baby uyu muntu wahamagaye ngiye wallahi kuri uyu munsi njye navutse nari kumubabarira wumvishe yitwa Irankunda aka Murundi papa w'umwana nari kumubabarira amagambo yavuze ni menshi ibyo yakoze ni byinshi nawe urabizi inyuma ya kamera kuko abantu badukurikira bazi nyine kuri bikeya bazi bikeya ku mugani wagona sibyo ariko inyuma ya kamera habera byinshi ntabyo bazi ndarahira imbere y'Imana umva yaza hano sibyo buri umwe muri bo njye nari kumubabarira
genge Imana uyu munsi ni umunsi nyine w'ibyishimo w'agaciro kuri jyewe sibyo sinzi niba wabonye mu post na postinze njye nashimiye Imana kuba uyu munsi nawugejeje sibyo hari benshi cyane benshi batagira imyaka 25 mwiyongize sibyo singo uyu mwana wanjye simukunda njye ntabwo nicuza kuba narahuye nawe kwanza njye sinanicuza mani nuko wabonye inyungu y'umwana byereka mubwire twarahuye wavuze yuko utabyaye wavuze amagambo menshi ariko ndagushimira kuba njye kwanza naranahuye uri kwitwa mama sibyo njye kwanza ndanamushimira niyo nahura nawe kiragiye ntabwo mfite brave wawe uwo mutima mu Barundi badukurikiye ari muri Abarundi mwe Saudi Arabia mu Bubiligi mu Rwanda Abarundi mwe ahantu hose muri man usike wa diaspora benshi banafasha umuntu usanga ari Abarundi cyane nari ndabazi mani ndabakunda mu byumve ko mbakunda cyane ariko urabahetse Fani ndabizi mwana tubakunda cyanda ko byadaje kwanza mana yanjye umuntu witwa Samu yapfushije papa we akomeze ihangane wumve ko mukunda warakoze gukanda akanyenyeri kandi uzahora ugakanda yaragakanze pe kandi turanamushimira byinshi byagiye bibaho ariko turamushimira cyane reka mubwire Abarundi n'abana beza ariko abari mu gihugu cy'u Burundi mama ufite pala oya ariko isya Abarundi muri hanze y'u Rwanda ni ukuri hanze y'u Rwanda hanze Afrika Afrika ndabakunda cyane ni ukuri kw'Imana turabakunda pe reka mubwire oya n'abari muri Afrika barahari benshi badukunda umuntu unyandikiye sibyo ako n'abari mu Rwanda cyangwa muri Afrika nabo ndabakunda pe hari abantu benshi n'umuganda nimero y'Umurundi ariko ngasanga ni Umurundi seyo waragiye mu buryo bw'umuntu Abarundi mwe simbazi singize gute ariko mbona mufite umutima ukomeye mufite umutima ahubwo sinzi uriya mutima ahantu wavuye mufite umutima nyine mufite umutima mwumve ko mbakunda ngewe sibyo niyo mpamvu iyo bashyize nimero ku kiganiro n'Abanyarwanda nkabona Abarundi niba ari kunyandikira ndababara pe sibyo ntabwo mubyumve ntabwo nshaka amafaranga nayaje ni wayaje ntabwo nayanga kuko murabizi ibibazo cyakoze ariko mwumve ngo niyo munyandikira ndabikunda mukambwira ngo riva mu bigenze gutya ikindi babwire ko bahekeye umuzu ikindi ndafite umwuzukuru ndabizi neza ko mutabyemera ndabizi neza ko ntabwo umwana wacu agomba kwerekana byanga sibyo ariko njye ndashaka ko mu Rundi one day azaza imbere ya kamera mukamubaza ku mwana hari ibintu byinshi mutamenya mubaza akongera akarahira imbere y'Imana akavuga ngo njye sinabyaye ninongera kuvuga mu Rundi imbere ya kamera yavuze iryo jambo Abarundi muzamenye ko mama wambyaye yabyaye ikigori andi makuru nabaha mutazi mujyana mu kiganiro yanatumiye umushiki wa Murundi yavuye mu Burundi ubu ari mu Rwanda bamwita Ange nawe ntabwo abashije kuza mu rwego rwo komeza kuvuga ngo mushiki wa Munda babyarana uwo muntu ndagushaka Ange we gwinure muzukuru wawe uyu munsi ni umunsi w'isabukuru yawe y'amavuko turagira ngo ese uyu munsi wa none araryohewe oya ntega amatwi nyumve ko uyu munsi wa none icyifuza Imana ikintu wumva ushaka usaba Imana akakaye gereza Imana wa mana we sibyo njye ndi papa ndi mama Fani urabizi sibyo cyane rwose sita muri iyi minsi ari kumfasha kuko ndiwe mu rugo wait yabanyirukanye mu nzu urabizi subizi ariko mwana nanjye byakaze ntuzatume sana naga serivete ngo dutizeho kamera oya nta n'imwe baduhaye turashimo kwaka Asante Zapesa asante Renate ngiye kumukora
gushyizwe hejuru y'amazi haleluya umva reka nkubwire rw'amavi kure murakoze nanjye ntabwo kuvuga byinshi byo kumara so abahunda mu bice bigiye bitandukanye by'isi ndabazi cyane mu gukomeza mu nkunde arabambonye hano ati isi yakagarutse oya hano ni mu rugo Hano mu rugo. buri gihe nzahora amazi ariko ikindi gihe nzahaza Kuri isanga. nanone mugiye muri Kigali Usanga iwanyu. namwe mwari munyawe Kigali news 25 barizwa amashozi atandukanye ndetse no kuri Ishyaka TV 500 no kuri Manager sibyo rata no kuri TV show Manager tubahe show TV show mwese munyakiraho tubahereza ibintu bigiye bitandukanye. kamubaza ikintu ubona ko ngo tubikena kumara icyo yavuze Yamaye umwana cyangwa icya kabiri cyangwa yishimira pe wowe yakumara iki oya reka nkubwire ako da first of all reka mbabwire reka nkubwire tudabyemera isi yacu ariko hari abantu ni ukuri ndarahira inzu nabagamo bwa mbere hari umuntu wagize amahirwe yuko yigomamo fani subizi wa muntu nubwo wagize ibyago respect saba dukurikiye muri komanteri hari n'abaza kuza ngo namwe muzi mu ndabazi mwabantu nyamubwibe none hari umuntu wateye comment kuri kiriya kiganiro twakoranye na Benda hari umuntu wateye comment aravuga ngo iyo twashyizeho nimero ngo tuba dushaka ko mutureba marange byandishe umuntu wereka njyewe ngubwize ukuri ntabwo umucuka ariko unafite wama kuko hari ibyo dushije nanjye abo ndushije ndabanga ubu mbona gutya ndi umukene ariko hari uba uri hasi yanjye ntabwo noneho wasohoka muri aka kabari mubona umuntu umeze gutya gavuga utigira kandi ufite n'ubumuga vuga nyine yikorera ngo ubu uri nyine ubu uri na turuwase y'ibiceri umuhereza ndakennye ariko nta note y'igihumbi ntabura n'uruzi kubera imana sibyo rero mwa bantu mwe mugira ngo umuntu yashyizeho nimero zacu kugira ngo tuba dukeneye inama zabo tuba dukeneye inshuti ntabwo dushaka reka manze ndeka babanza ntawe duhagiriza turamubwira oya reka babanza bamaragure wa mugana kirimwe ajye mubwira ba mama wanyu na basi na mama wanyu na basi oya tuba dukeneye inshuti zo Ken ko no munsi yanze kuvuga ntabwo wagirwa inama n'umuntu Ken no munsi yigize ibubu ngo bagire nanjye ngo ngire umwamekazi Ken yanze kurya keke ngo ngatataha mu rugo ngo umugore akamubaza ngo ngo kuhumura amakeke n'abantu babika babwira ikiganiro ntabwo ari keke amasakoshi abihera ive amasakoshi abihera kubona n'umunyamakuru wo kuri Dream TV witwa Rugamba yego yaje kuza kutwisunga yaje muri aka kabari turimo aje kutwisunga ahita abona muzirihe reka ko ni umusore none ubu mubona ni mumbebe ariko uko biri ameze neza aho turahuze aho hantu ni neza gusa ni neza ariko siko Rugamba mutanamuhaye keke kandi yaza kutwifatanya natwe ariko buriya burari impamvu hari ikintu cyabuze burari umukuru reka ni mukuru wanjye none se gasobi respect ariko wewe ko tutarumva bavuga ngo umukunzi w'ikira oya mukunzi wanjye nagakunda social media imbuga nkoranyambaga social media social media imbuga nkoranyambaga banza wumvise social media biravugitse abantu biza reka wumvire arasinziriye my sister fate neza ndabona cyakoze sinzongera nyine gukundana n'umuntu uva kuri social media cyangwa se uzwi na social media cyangwa n'abantu bayizi uzajye buri kirihe se kiriho he abantu nabonye bitoroshye siya nabona kubibona cyakoze abantu nakubwiye ngo n'umugabo kuri social media mu kanya ndibagiwe ndavuga umugore ni mwiza origara
reka mwiteho bebe muretse ase wabaye muretse wabaza kutarumva iby'umukunzi wanjye nakundanye n'umuhungu urabizi njya kuri social media ibyo yankoze warabibonye abahungu bo kuri social media mana yanjye sinibyo ngibyo sinibyo ngibyo umuntu witwa Jamila uba muri Canada umusheri wa Isiaka narakubwiye ngo ndi mushiki wa Isiaka kweri wambabarira ukananyandikira ngo naye n'amakuru Fatuma abizi iyo nayo ni inkuru Jamil nukwese mbaze mugira ariko mbabazwa no kutanyandikira nawe gidushyira Jamil Isiaka yarakumbwiye ariko mbabazwa no kutanyandikira Isiaka bisiraze reka tumute hanze ibyo ngibyo Fatuma abizi okay umaze kugira bangahe mbese numva barenze babiri ndabetinga ko barenze babiri dushireho okay ntacyo cyo witwa Jamila uba muri Canada uwo ni uzi Fatuma Henry abo nabazi hama arambujije yewe nakubujije urambujije aho uri hose umvarata reka nisurize umuntu ngende isurize umuntu ukora muri Salo Cosmos watch respect am baby wenda gukunda cyane Shemsa turitirana nanjye nitwa Shemsa watch respect bro I love you ndagusuhuje hari ikindi twikomereze reka mbanze nitere Bavandimwe sinzi icyo bashaka imbere ngende gusuhuza umukobwa ni umushiti wanjye man ndabivuze ni mukuru wanjye ariko ndabivuze asuze Samu bebe okay nakibazo Samu kurota saa sita nijoro mu gitondo Funny yaraje si Funny yaraje cyangwa ni yaraje hari benshi rega yaraje wasanga se ndetse biba bikaze bebe umwe ni yaraje undi ni wasanga undi ni waretse basuza umwana bebe harya nakoze log out harya yitwa nde papa w'umwana inde nabyo narinzi umwana baragusubiza nawe ndagusubiza sibyo ni double T sibyo double T okay T bebe ari kugusuza nanjye ndi kugusuza right I love you za freshere barimo barazimu ngo se freshere ziramfata turabashimiye mwese ku binyamakuru bigiye bitandukanye twizere ko mumeze neza dusubire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye nitwa ceketu ngo dukina n'abana ukina n'abanyina mureke wanze reka ndamivuga isi ariko mubwira umuntu tukize kwarisha umwanya kwera ukuntu gukunda akunda kakantu kavuga ngo kwarisha umwanya much respect bro gutoka mu Burundi ndagukunda cyane kandi ndashye vuba ikindi dukomeye nitwa ceketu Isiaka manager utakina n'abana ukina na banyina utabisema kandi dusuje abagiye batandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye Fani kavuge tumvuga ugakora Isiaka manager n'abana ukina na banyina atangiye ko nitwa ceketu ase iyi uretse of course mureke asinyira kujya anniversaire of course mwenyewe nitwa ceketu ugakina n'abana ukina na banyina tujye dusuje abagiye batandukanye abari ukunda muri Canada dusenya inkuta zitandukanye dusenya inkuta zitandukanye
dutanga isanamitima ku badukurikiye ngo uramamagaye watarutse fani kavuga ureka fani kavuga n'ukazi reka fani warakazi mu bindi biganiro tuzabikora abakunzi ba Kigali Trend, abakunzi ba Dream TV, abakunzi ba Kigali News 250 turabakunda cyane kandi mwumve ko tubakunda umugisha muhezagirwe akomeza abarebeshe icyoroshye ciao ciao kabisa